kumera ubwoya ku mabere uri umukobwa cyangwa se umugore, ese ni ibintu bisanzwe? Ese haba hari ikintu kidasanzwe kibitera? Nibyo, unyumvise neza. Abagore benshi cyangwa se abakobwa bamera ubwoya ku mabere, hano ku moko. Abagore benshi cyangwa se abakobwa bamera impwemwe, bagira impwemwe mu gituza cyangwa se ku nda hasi. Abagore cyangwa se abakobwa bamera ubwoya bwinshi ku mubiri, ushobora kubura ubwanwa cyangwa se ukamera ubwoya ku maboko no ku maguru, bikaba byinshi cyane. Ariko none ugahora wibaza uti se bino bintu biterwa n'iki? Ese ko mfite ubwoya ku mabere nabitewe n'iki? Ese ko nazajya ubwanwa nabitewe n'iki? Ese ko mfite impwemwe nabitewe n'iki? So uyu munsi rero ngiye kukuganiriza ku bintu 10 bitera umukobwa kuba yazana ubwoya ku mabere cyangwa se no ku kindi gice cy'umubiri. Ikintu cya mbere rero ni imisemburo ya androgene. Androgene ni imisemburo y'abagabo. Rero iyo yiyongereye cyane mu mubiri w'umugore bitera kumera ubwoya mu bice bitandukanye by'umubiri aho bitanakwiye kumera. Right? Iyo uzanye ubwanwa uri umugore hari abantu batabifata nk'ibintu bisanzwe. Iyo uzanye impwemwe uri umugore hari abantu batabifata nk'ibintu bisanzwe. Iyo uzanye ubwoya ku mabere ubwo ni impwemwe nazo hari abantu batabifata nk'ibintu bisanzwe. Rero uwo musemburo wa androgene ni umusemburo w'abagabo, ariko iyo wiyongereye mu mugore, kuko n'abagore nabo barakagira gakeya, iyo wiyongereye cyane ugutera kumera ubwoya kuri ibyo bice bitandukanye. Ikindi ni indwara ya polycystic ovary syndrome, PCOS. Iyo ndwara nayo iri nimwe mu bitera, iyo ndwara nzayisobanuraho ubutaha abantu muyimenye neza, ariko nayo ni indwara nayo ituma umugore cyangwa se umukobwa amera ubwoya mu bice bitandukanye aho umugabo ayimera, aho byagenewe ko umugabo ari ugomba kuyimera, nawe n'umukobwa nawe niho ayimera, ubwo bwanwa, izo mpwemwe, aho hose. Ikindi kintu rero ni amateka y'umuryango, genetics. Ushobora gusanga nyogokuruza wawe yari afite ubwanwa cyangwa se ubwoya ku mabere cyangwa se agira impwemwe, nawe rero bikaba ngombwa ko uzigira, kuko nyine ni ikiryango, ni ibintu birerediteri, ni ikiryango. Ikindi ni impinduka mu misemburo mu bugimbi, muri puberty. Mu gihe icyo gihe cy'ubugimbi cyangwa se ubwangavu umubiri urahinduka. Rero ushobora guhinduka niyo androgene nayo ikaba nyinshi, n'imisemburo iriyongera, estrogen and proestrogen nabyo biriyongera, nabyo biranakora cyane. Rero niyo arako ka androgene iyo kaje kari kiyongera cyane gatuma uzana ubwanwa uri mu gihe cyawe cy'ubugimbi, gatuma umera ubwoya bwinshi, gatuma uzana ubwoya ku mabere, gatuma uzana n'izo mpwemwe ku nda. Rero iyo mihindagurikire iba mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, ariko by'umwihariko mu bwangavu ku mukobwa, nayo iri mu bitera umugore cyangwa se umukobwa kumera ubwoya bwinshi. Ikindi ni imisemburo mu gihe cyo gutwita. Hari ukuntu ushobora kuba utwite uri umukobwa cyangwa se uri umugore, impinduka ziza ari nyinshi. So ushobora no kumera n'ubwoya bwinshi nyine mu bice bitandukanye by'umubiri kubera ko watwise, kubera ko hari imisemburo iri guhinduka, hari imisemburo yahindutse. Rero ukaba wazana ubwoya ku mabere, ku maboko se, ku maguru, ku nda se. Ibi byo ku nda byo hari umumama nzi rwose amajije kubyara, naramusubije cyane, umumama w'inshuti yanjye azana ubwoya ku nda. Anatwite azana ubwoya ku nda. Ni ibintu bitari bisanzwe, akiri umukobwa ntabyo yari afite, ariko yaratwise then biraza. Ikindi ni indwara ya Cushing syndrome, ituma umuntu nyine amera ubwoya ahantu hadasanzwe, kuzana ubwanwa bwinshi ku matama, ubwoya bwinshi nyine mu gatuza. Rero iyo Cushing syndrome nayo ni indwara itera ibyo bintu. Ikindi ni imiti imwe n'imwe. Hari imiti imwe n'imwe ufata ikagutera ibyo bintu. Yes, abantu benshi ntabwo babizi, ariko hari imiti imwe n'imwe uko unywa imiti igakemura ikibazo kimwe mu mubiri wawe, ni nako iteza n'ikindi. Ibyo bintu mugomba kubimenya. Niba uri kunywa umuti uri kukuvura umutwe, hari ikindi kintu kiri mu mubiri nyine kirahinduka, kigomba gusa nkaho kirwaye cyangwa se kigomba guhinduka. Rero imiti imwe n'imwe nayo ishobora gutera umugore cyangwa se umukobwa kumera ubwoya ku mabere n'ahandi hantu, kuzana impwemwe, kuzana ubwanwa n'ibindi byinshi. Ikindi nanone kubyibuha, obesity, nayo ituma umuntu agira ubwoya. Gusa si ku bantu bose, kuko umubiri uresista bitandukanye, kandi umubiri ugira reactions ku bintu cyangwa reaction ku bintu ku buryo butandukanye. So rero kubyibuha cyane cyangwa se obesity, umubyibuho ukabije, nabyo mu bintu bitera umugore cyangwa se umukobwa kumera ubwoya ku mabere cyangwa impwemwe, nyine ibintu nk'ibyo. Ikindi ni indwara za thyroid. Izi nazo nzazisobanura ubutaha abantu muzimenye. Nazo ziri mu ndwara nazo zitera umugore cyangwa se umukobwa kumera ubwanwa, ubwoya,
ibintu ahantu hatandukanye. Ikindi ni indwara yitwa hair choosing, ni kondisiyo ituma abagore bamera ubwoya bwinshi. Hair choosing, I mean hirsutism, yeah, ni hirsutism, okay, something like that. Ariko nayo ni kondisiyo ituma umugore cyangwa se umukobwa amera ubwoya ku mabere, ku maboko bwinshi cyane, ari ubwoba buza bukabije cyane, hari n'ababyiyogosha. So reka nkubwire rero, right? So urabumeze nibyo, ariko nta gikuba cyacitse. Ibi ni ibintu bisanzwe, ni condition ziri normal. Umubiri urihindura nyine, iyo wihinduye urahinduka. Niyo udashaka guhinduka ntuhinduka. Twese ntabwo tugira imibiri imwe. Ikintu kigomba kumenya runaka, niba ufite ubwo bwoya runaka ntabwo afite, ntabwo bivuze ko wowe hari ikintu kiri special kuri kandi kitari cyiza ufite. No, twese turi bamwe. Umubiri uhinduka mu buryo butandukanye, umubiri uba mu buryo butandukanye, umubiri nyine ugira reaction, uresista mu buryo butandukanye, ugira na reaction mu buryo butandukanye. So ibyo nabyo ni ibintu bibaho nyine, just bibaho, ariko ni ibintu bisanzwe. Niba ufite ubwanwa nta gikuba cyacitse, niba ufite impwemwe nta gikuba cyacitse, niba ufite ubwo bwoya ku mabere nta gikuba cyacitse, niba warameze ubwoya bwinshi ku maboko cyangwa se ku maguru nta gikuba cyacitse. Twese tugira umubiri ufite cells zitandukanye, genes zitandukanye, n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ibyo runaka afite si byo ufite, ibyo musaza wanjye muto afite si byo mfite, ibyo afite si byo mfite, abavandimwe ibyo bafite si byo ufite, ibyo mama afite rimwe na rimwe nabyo si byo ufite. Wibuke ko ufata like 40 kuri papa wawe na 40 kuri mama wawe, iyindi veni isigaye ni wowe uyishakamo. Ngiye niko mbitekereza, ni nako mbyumva, kuko hari ibintu byinshi nyine udafite, hari ibintu tubivana n'ahandi, hari ibyo papa na mama badafite ariko byari bifitwe n'abandi bakurambere. Rero nabyo izo veni niho zigenda ziva aho hose. Rero niba byarabaye, niba ubifite, nta gikuba cyacitse. Kandi niba yenda byinshi ubona bikabije, buri muntu wese agira inkweto ye, nawe uzabona iyawe uzagushima ukuri. Ntabwo abantu bakunda kimwe, hari ibyo ufite ari byo azaza kurikira, ari nabyo azabakunda. So rero ntukihebe, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho, ni ibintu umubiri nyine urahinduka, n'umubiri urahinduka, nta kindi warenzaho, umubiri urahinduka. So niba wakoze ikiganiro, like